Muraho neza ndabashuje abo muri hirya no hino mu bice bitandukanye. eh, aka kanya ngiye kubagezaho amwe mu mateka yaranze Napoleon wa mbere Bonaparte. Tugiye kureba historical background of Napoleon Bonaparte. Ubu Napoleon Bonaparte was born on August 15 1769 in Ajaccio, Corsica, and was given the name Napoleon. Ngo Napoleon Bonaparte yavutse ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo itandatu n'icyenda. Aza kuvukira aho bise Ajaccio, aho ni ku kirwa cya Corsica. Aza guhabwa izina Napoleon, ryaje kuba Napoleon Bonaparte. Yari umwana wa kabiri mu bana umunani ba Charles cyangwa se Charles Bonaparte n'umugore we bise Letizia Romolino Bonaparte. Aba bombi bakaba baravaga mu muryango w'Abataliyani bise Corsican Italian Gentry. Ngo through his father's influence, Napoleon was educated at the expense of King Louis XVI at Brienne and the École Militaire in Paris. Ngo Napoleon Bonaparte, kubera ikibazo cyangwa se ubushobozi bw'umuryango we, ntago byaje kugenda neza. Napoleon ariko aza kwiga amashuri ku ngengo y'imari y'umwami Louis wa 16. Aza kwiga kuri aho bise muri Brienne, ndetse aza kwiga n'amashuri ya gisirikari in Paris. Napoleon Bonaparte graduated in 1785 at the age of 16 and joined the atelier as a second lieutenant. Napoleon Bonaparte yaje kurangiza amasomo ye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo inani na gatanu. Ku myaka ya 16 yaje kwinjira mu gisirikare cy'amasasu aba second lieutenant. However, Napoleon's family background made life difficult for him at school. Nubwo byari bimeze bityo, umuryango wa Napoleon Bonaparte ntago byari bimworoheye ku ishuri, cyane cyane kuko bavuga umuryango ukennye cyane. Abo wasangaga ari isolated, lacked good relationship with children from rich family background. Ntabwo yagiranaga umubano mwiza ndetse n'aba bana bavaga mu miryango ikize cyane. Ibyo bikamubera ikibazo, gusa yatsindaga neza amasomo yigaga mathematics ndetse na military science, amasomo ya gisirikare. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo icyenda na rimwe, Napoleon Bonaparte was given permission to go home. Yaje guhabwa uruhushya rwo kujya mu rugo, ariko aza gutindayo. He overstayed there. Aza kugaruka i Paris asanga yarasimbujwe, ariko kubera ikibazo cy'abasirikare barwanaga mu masasu cyari gihari, bari bake cyane. Napoleon Bonaparte was called back in the army. Napoleon Bonaparte yaje guhamagarwa n'igisirikare, aho yaje kuba lieutenant colonel. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo icyenda na gatanu, Napoleon Bonaparte served the directory government. Yaje gutabara cyangwa se gukiza directory government from royalistic uprising. Aza kuzamurwa mu mapeti, aba brigadier general and married with Josephine. Aza gushyingiranwa n'uyu bise Josephine. Uyu yari umukobwa wa Barasa, who was the first director of the government. Mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo icyenda na karindwi, directory government sent him to Egyptian campaign, where they thought that he could die there. Muri uyu mwaka, iyi directory government yaje kohereza Napoleon Bonaparte mu Misiri kurwanayo, ubwo batekerezaga ko ashobora kuzapfirayo. Ariko ubwo Napoleon Bonaparte yari mu Misiri, aza kumva ko directory government yabaye corrupted. Aza kugaruka i Paris, yakirwa n'amaboko y'Abafaransa benshi cyane.
ari nabwo yaje kuorganiza coup d'etat, icyo bise coup d'etat of Brumarin against the electoral government, with the assistance of Abeyi, Sierra, Rugeri, Dukus and Barasa. Kuvuga ngo aba ni abantu bamufashije gukora iyi coup d'etat of Brumarin. He became the leader of French on November. Ku itariki 9 yaje kuba umuyobozi w'Ubufaransa mu mwaka w'1799 yari first council and opened the new regime of conservative in French. Bidatinze mu mwaka w'1800 binyuze mu muri Kamarampaka yaje guhabwa manda y'imyaka 10 yo kuyobora Ubufaransa. Ariko nyuma ya gakeya mu mwaka w'1884 he confirmed himself the life in peace of French, aza kwemezwa nk'umwami w'Ubufaransa ubuzima bwe bwose. Tugiye gukomeza tureba zimwe mu mpamvu zatumye Napoleon Bonaparte ajya ku butegetsi, impamvu zamufashije. Factors for the rise of Napoleon Bonaparte to power. Impamvu ya mbere ni his military genius. Nk'uko twabibonye Napoleon Bonaparte akiri n'umwana mutoya yakundaga ibintu bya gisirikari, military education. Ibi byaje kumufasha kugera ku butegetsi bitewe n'ubuhanga yari afite mu bya gisirikare. Indi mpamvu ni weakness of the electoral government. Iyi electoral government ikimara kuba weak, Napoleon Bonaparte yaje kubona opportunity bitewe n'uko iyi electoral government yarangwaga n'ibintu bya corruption, investment of the public fund ndetse n'ibindi. Napoleon Bonaparte aza kuzamukiraho ahita afata ubutegetsi. Indi mpamvu ni poor economic conditions. Ngo mu Bufaransa muri ibi bihe bitari byoroshye, ubukungu bwari buhagaze nabi. Abafaransa bifuza ko babona umuyobozi ushoboye ibi bintu. Napoleon Bonaparte nk'umuntu wari ushoboye kurwanya cyangwa se gukemura ibibazo by'ubukungu muri iki gihugu, araboneka ndetse arabafasha. Indi mpamvu ni Napoleonian's personality. Napoleon Bonaparte yari afite icyo bise strong personality, ari nabyo byaje kumufasha kugira ngo agere ku butegetsi. Yakundaga ibintu bya nationalism, ibintu byo bya gisirikare yarabikundaga cyane, biza gutuma agera ku butegetsi. Indi mpamvu yaje kumufasha ni military support. Napoleon Bonaparte yaje kubona support from his army, which was well trained and well equipped, biza kumufasha kugera ku butegetsi. Indi mpamvu yaje gufasha Napoleon Bonaparte ni attacks from French enemy powers. French yakundaga guterwa cyane cyane na enemy powers, especially Britain among others. Haza kubura umuyobozi ushobora kuvanaho ibi bintu. Napoleon Bonaparte aza kuboneka nk'igisubizo cy'Abafaransa, biza kurangira abashije kurwanya iyi mitwe yateraga igihugu cy'Ubufaransa. Aza kuba popular, abaturage baramwemera cyane, ahita abona opportunity zo kugera ku butegetsi. Yego, izo zari zimwe mu mpamvu zatumye Napoleon Bonaparte agera ku butegetsi. Tugiye kureba noneho zimwe mu mpamvu zatumye Napoleon Bonaparte aba downfall, ubutegetsi bwe busenyuka. Impamvu ya mbere turaza gusanga ari continental system. Iyi yari economic war introduced by Napoleon Bonaparte to defeat Britain. Yaramaze kubona ko igisirikare cye kidashobora gutsinda British naval supremacy. Napoleon Bonaparte akoresha iyi economic war kugira ngo abashe gutsinda Abongereza. Biza kurangira byanze, ahita aba downfall.
ni impamvu yatumye aba downfall ni Moscow campaign. Hano yari ku itariki 24 June 1812 na Pro Bonaparte ubwo yaje gutera Russia amaze kwambuka uruzi rwa Niemen. Ubwo yageragayo Abarusiya bahise bava muri icyo gice basiga bakoze icyo bita scorched earth policy, basiga bakoze poisonous, baroze ibyo bice bari batuyemo, amazi barayoroga ndetse n'ibindi bimera byose. Ingabo za Napoleon Bonaparte zigeze muri iki gice zibura amazi yo kunywa, zibura ndetse n'ibindi bintu byo kurya, aho ingabo zigeze kuri 300,000 zasize ubuzima. Napoleon Bonaparte biza kurangira atsinzwe. Indi mpamvu ni fail to defeat Britain. Ubu Napoleon Bonaparte yananiwe gutsinda Britain bitewe nuko Abongereza bari bafite icyo bitaga British Naval Supremacy, biza gutuma Napoleon Bonaparte atsindwa. Indi mpamvu ni strength of fourth coalition formed by Austria, Prussia, Russia and Britain. Iyi fourth coalition yari iri strong, ikomeye cyane, yari igizwe n'ibihugu bya Austria, Prussia na Russia and Britain. Biza kurangira Napoleon Bonaparte atsinzwe, asubira hasi cyane, aba downfall. Indi mpamvu ni Napoleon's extreme ambition. Napoleon's his ambition to capture whole Europe. Yari afite imigambi yo gufata Uburayi bwose, ariko biza kurangira bitakunze kuko ntabwo byari gukunda cyane. Harimo n'ibihugu by'ibihangaye, harimo British, kandi yari yarananiwe kwitsinda. Biza kurangira abaye total downfall. A growth of nationalism among the cultural states. Zira state yari yaragiye afata harimo za Prussia, harimo ndetse n'izindi states zari zikomeye cyane zaje kubona independence. Biza kurangira Napoleon Bonaparte byanze zino states zaje gukora revolt, ziza gutsinda Napoleon Bonaparte ahita aba downfall. Dictatorial administration of Napoleon. Napoleon Bonaparte yakoreshaga igitugu cyane, ashaka gufata Uburayi bwose. Biza kurangira abaye unpopular, aratsindwa. Indi mpamvu ni nepotism. Napoleon Bonaparte employed nepotism, aho yatoneshaga cyane cyane abantu bo mu muryango we. Biza kurangira abaye unpopular. Biza kurangira abuze support from middle classes, ahita aba downfall. Vast nature of his empire. Iyi empire yari imaze kuba wide and large enough, biza kuba difficult to control it alone. Kuyikontrola wenyine byabaye ikibazo cyane. Biza kurangira abaye attacked with many attacks. Biza kurangira abaye total downfall. Imprisonment of Papa Pius mu mwaka w'1808. Napoleon Bonaparte yaje gufunga Papa bitewe nuko batumvikanaga kuri continental system. Iyi economic war ntabwo baje kuyumvikanaho. Napoleon Bonaparte aza gufunga Papa. Amaze kumufunga aza kuba unpopular by Catholic Church, aza kubura support from middle class, kandi aba ba middle class nibo bari baratumye Napoleon Bonaparte ajya ku butegetsi. Biza kurangira abuze support from them. Biza kurangira abaye total downfall, aza guhungira ku kirwa cya Elba, yoherezwa muri Saint Helena. Biza kurangira atakaje n'ubuzima. Ayo ni amwe mu mateka yaranze umugabo Napoleon Bonaparte. Yego murakoze cyane. Ayo yari amwe mu mateka yamuranze. Bibutsa niba ari ubwa mbere twari tubanye, mwibuke gusiga mukoze share, subscribe ndetse na comment, kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu mateka atandukanye. Yego murakoze cyane.